filime yitwa Imbohekazi iri hanze, dufite episode 3 nizo ziri hanze. Imbohekazi ubwo nyine ni imbohe z'abakobwa, Imbohekazi. Yeah. Abakobwa nyine b'imbohi. Nawe se umukobwa witwa Chantal bakora iki muri gereza? Chantal. Turana mu gitwa Chantal. Abakora iki muri gereza? Chantal se sibona ko kubwira ngo iki. Chantal. Akadobo. Ibi ni ibiki mbona hanga. Sode ya kabiri ibi ni ibiki mbona. Madam, ni manye cyane arimo kwahindura imyenda. Cuyi we ni imbohe rije guhindura imyenda. Imbohe? Wumve? Yego. Cyane. Ahanga se nibo bahindurira imyenda. Wa mugani. Hey. Madam, uri boss ariko ningiye uko nkora akazi kanjye. Uri boss ariko ntabwo ntegeka amandi magambo. Sawa. Nakwakiriza iki? Uhaga cyahubwo. Nisanze hari ikintu uri gufata ahubwo reka nze dusangire kwa aka kantu tunaganira. Yumva? Yumva ata. Tubanza dusangire twicaniye ngwagasi. Hebe. Atunzwe gusa n'umwotsi w'itabi na rikeri n'umugati. Fande shimpiri. Yego. Perwe. Nubwo sikora ibyo gusa nagusomaho. Ugasani. Hey, makuru bimeze bite rero? Madamu Cuyi. None ubona ko twakira imbohe nshyashya. Imbohe yahageze nshyashya. Nizere ko noneho misiyo yanjye igiye kuzagenda nkuko mbishaka. Ugasani. Yego. Misiyo bwo gukirero. Ngenze akazi nkora. Gaho nzengurutsa hano ndebe. Bamuzengurutse amatwari. Ako Madamu Cuyi. Iyo koti. Madamu nta kibazo. Ebe. Fande. Shimpiri. Kizemi koti. Atembereze Madamu Cuyi amatwari amenye ngo bimeze bite niwe boss ahangaha. Ubutake ntagari gereza ni inzu baza gufungiramo imbohe basukuye muri gereza. Sinzi bashaka kuzikoresha iki. Barakwereka. Ramutembereje. Umva sheri. Urabizi ikibazo cyabayeho. Igiki? Ikibazo nese kuhita unkanga ntarakubwira ikibazo cyabaye. Ukuzi no mu buto bwanjye nanga ibibazo. Urimo kunyumva neza? Ndimo ndakumva ariko gabanya umujinya. Gabanya umujinya tubanze tuvuga nyine utankora. Ako se wanyumvise. Cyaki igihe twahuraga wanteye inda. Igihe twahuraga? Wanteye inda. Igihe twahuraga? Wanteye inda. Manu urimo kuza gukinira nganjyewe. Uyu munsi nazindutse nshaka gukinira nawe. Kuhindutse se kandi wari warambwiye ku nkunda. Ndakuye ngo ziba aho ngaho. Cyangwa ucapire hanga. Mana yanjye. Ugende ushaka umuntu waguteye inda. Ugende umushyikiri tuki. Fabrice ntago ari wowe uri kuvuga ibyo ngibyo. Fabrice mbabarira rwose. Ndakwiyamye n'undi munsi. Urumva mu karitasi we? Ndimo ndabyumva ntabwo utazongera gutinyuka uza inzira iza iwanjye. Yego. Urimo kumva? Tutazaserera. Nabyumva. Ugende ukuremo icyo kinazi cyangwa ugishyire ise. Nabyumvise. Mu buri hano. Yego. Muzi ko mbonye kugizitera ukazihakana. Urabona ko wa muntu wacu atubwiza kure nta mwana uraterera ndatubwiye gutubeshya. Hakurino. Madamu Cuyi. Wibuka iyi projet niwe uyirimo cyane. Soma kantu gakeya. Harya ntabwo turamamariza. Kame. Icyongereza cyajemo we. Kamini. Wumvise ariko ku kantu. Wumve. Kame. Kamini rwose ni iki. Se shako ni cyarabo iki. Gise gutya. Winjiye. Fande. My God. Hakuna Fande. Rero nibyo nakubwiraga. Ngiye kumara iminsi hano. Umve. Ibyo nabitekerejeho neza. Ibyo wabitekereje neza? Njya ntekereza kabiri. Nyagasani karabaye. Kumbe cutwe tuze nk'umuntu wa danje wa seriye. Ntabwo atekereza kabiri. Wumve. Ibyo nabitekerejeho neza. Ntabwo njya ntekereza kabiri. Ntabwo dutekereza kabiri. Kose sha umuntu udasubiza igitekerezo nyuma ngo yumve ko ibyo yatekereje biri seriye. Amakuru yamaze kugira hanga ko abakobwa bari mu nzira. Isimbo y'enshyashya. Mipango ni iki?
Chris ntugire ikosa nari mukora hatagira rimwe igeza kugaragara wumve nanjye nisohokera hari izindi nugeze kumbeshyira rimwe ariko narahabutse imisamba n'ibyago byamubayeho nuko rero bimwe nakubwiraga by'abasore nk'ibi bintu dukoze urabona ko yanyizezaga kankunda ambwira ko nta kibazo ambwira ko tuzabana niyo natwita ko nta kibazo ariko reba uko nahise ahinduka kuri rimwe ariko Irene umusore uyakaninda mwabasore mwe mububwa uwabikubwiye ko tuye ko byaguteye ubwoba byagenze gute ati basi ujye kwipimisha turebe nimba n'iki nimba byaragezemo kuko nimba ko se byagiye ku ruhande reka igihe umuntu agira gutya ngo kakayoba cyangwa haragiye ega mana ababebi yaragiye gute nyine ababebi nyine yarambwiye ngo mani yaranyinishaga ngagira ngo arebe ukuntu utazongera mani siko nta mabuye iyo mikino ntago ari myiza mwana uko uhita unanuka wumva wari usanzwe unanutse iyo umuntu akubwiye wa mugani iyo umukobwa akubwiye ngo wanteye inda uba wumva bimeze bite uzi ukuntu byagenze se yarambwiye ati hari na nijoro arambwira ati umva sohoka hanze nkubwire turayasanga nyine umwana yakumbuye ashaka kuza kundeba arambwira ngeze hanze kuri esikariye zo mu rugo ngo mva kari ikintu nshaka kukubwira ati mbwira naribi ngo nabuze n'iki ngo yabibuze ati yaye koko ndati mane naratuje Irene urumva naratuje mane ntabwo nigeze mvuga ngo iki turatita fandi imbere ye hakuno nave kuri telefone gise gutya arinjira bivuze ngo ntabyo abonye we bari kumutembereza amatware wasohoka gake nkavugana n'uyu muntu ntaribe madamu Cuyi turi ryinyo yamubonye gusa madamu Cuyi ntabwo gisa bibona wibuke ni ukontora ahantu hose imbohe kumbe madamu Cuyi aba ari ahari imyitozo iyi diru niwe wayizanye arabashaka amakuru bwoko ki nizere rero ko ya misiyo yanjye izagenda neza misi irimo iracamo fresh yesi madamu cyane rwose bikuye niko bigomba kugenda nta kigo bakubura ubu ngo namaze kuzana umukobwa ugomba kubigisha ibintu byose urebe sinzi barazishakamo iki zino mbohe ni byiza cyane aho ni sawa rero reka njye kuruhuka ndumva naniwe madamu Cuyi nyiri business ye hey barazishakamo iki madamu rega babaje bamaze kuhagera hakuno tuviye hariya tuza hakuno gira hino urebe ko mperuka nkubwira ngo uzagabanye ibiyobyabwenge warabigabanyije cyane gakwege urebe ibyo by'ubwenge yewe general madam iyi madam aba yibereye swenge kwaza nafande yambere umugabo gosoja urebe yiborera horo nyine bimeze bite ntaga kubeshya yaragabanyije ngo mu gitondo gusa sigaye bingona nimugoroba